Nshuti bavandimwe twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mugezwaho amateka na Karengera Augustin. Uyu munsi rero turarebera hamwe ingoma ya Musinga. Musinga yavutse ahagana mu mwaka w'1883. Yabyawe na Kanjogera. Bamuvugaho byinshi rero bitandukanye. Bamwe bavuga ko yabyawe na Kabare ari we wari nyirarume. Amubyara kubera ko bari bateganyije ko mu bwoko bw'Abega nabo bazagiramo umwami. Ariko ibyo bikaba ari ibintu byizweho imyaka n'imyaka. Rwabugiri rero nawe yicaraga agenzura abakagara, ari bo ba Kabare, Ruhinankiko, kubera ko ba maneko benshi bamugezagaho amakuru atandukanye. Ibyo rero byaje gutuma Rwabugiri afata Kabare aramukona, ariko amukona yararangije gutera inda Kanjogera. Aya mahano rero turebe aho aturuka. Dusubiye inyuma gato ku ngoma ya Rwogera rwa Gahindiro na Nyiramavugo Nyiramongi, niho umuriro watangiye kwaka. Kuko Nyiramavugo yari umwega, yibaza impamvu bo batavukamo umwami. Yarasaze arasizora, abaza umwami ati ni kuki mu bwoko bwacu hatavuka umwami? Nuko umwami aramubwira ati genda wegera abiru bagusobanurire uko bigenda. Nuko yaragiye bamusobanurira uko bigenda, kandi iryo ryari ibanga rikomeye ritamenywa n'umuntu uwo ari we wese, kuko ryari ibanga ry'abiru. Bamaze kubimusobanurira, nuko ishyano riba riraguye. Nyiramavugo yari yararahiye avuga ko atazapfa atabonye aho umwega yima ingoma. Ku ngoma ya Rwogera hari umugabo wayoboraga ingabo z'imvejuru witwaga Nyarwaya. Yicwa na Rwogera amuziza agasuzuguro. Akaba yari afite murumuna we witwaga Rugereka, akaba umutoni wa Nyiramavugo n'umukwe w'ibwami. Rwogera yaje gupfa. Havuzwe byinshi ku rupfu rwa Rwogera. Bamwe bavuga ko yaba azize igituntu, kandi icyo gituntu yakirozwe n'uwo Rugereka. Akaba yaramuroze amuziza Nyarwaya. Nyarwaya akaba yari mukuru we, uwo wayoboraga ingabo zo mu mvejuru. Ibyo rero byaje gukomera, birakaza Murorunkwere wari wimanye n'umuhungu we Rwabugiri. Murorunkwere, umugore w'umukonokazi, akimara kwimana n'umuhungu we Rwabugiri, yiyemeje guhorera Rwogera, nuko atera itabi kwa Rugereka n'ingabo ze. Bakaba bari aho bita ku Rwesero i Nyanza. Barabishe ntihagira usigara ubara inkuru. Nyiramavugo rero yari yaragiye yubaka ubucuti agamije nawe gushimangira ubwoko bwe kugira ngo buzagere ku bwami. Yagiye akoresha abantu benshi banyuranye, ariko Murorunkwere kuko yari umukonokazi nawe aza afite gahunda ze zo kugira ngo abakonokazi nabo bazarambe ku bugabekazi. Ibyo rero bigaragarira ku buryo Murorunkwere yagiye ashakira abagore umuhungu we Rwabugiri. Akaba yaragiye abashakira mu bwoko bwabo bw'abakonokazi. Uwabimburiye abandi bwa mbere ibwami akaba ari
Nyiraburunga mubyara we yahatashye amwambuye Gacinya ka Rwabika, akaba yarahatahanye Rutarindwa, Baryinyonza na Karara. Yaje kurongora na murumuna wa Nyiraburunga, nawe amwambuye Ruhanga rwa Muvubyi. Nyuma yarongoye n'abandi bakonokazi batari bakeya. Ibwami haje kuvuka ibibazo bikomeye cyane ubwo biteguraga gutera Mirama mu karere ka Ankole. Hari Abanyankore baje kumenya igihuha cy'uko Rwabugiri ashaka kuzahatera, nuko baca inyuma baza guhakwa ibwami kugira ngo Rwabugiri azabarengere igihe azaba yahateye. Abo Banyankore bazanye inka nziza cyane maze bazitura ibwami kugira ngo bazabashe kubarwanaho. Izo nka rero abantu b'ibwami baje kuzigabana, ariko uwitwa Nkoronko ntabwo yashoboye gufata imigabane, ahubwo bavuga ko Murorunkwere yaba yarahaye Seruteganya nk'umugabane, maze bikarakaza Nkoronko bigatuma amurwara inzigo. Aho rero Nkoronko afatanyije n'Abakagara bahimbye ikinyoma gikomeye bashaka kubicisha. Nibwo bahereye kuri Seruteganya bamurega kuri Kigeri ko asambana n'umugabekazi ari we nyina wa Rwabugiri Murorunkwere. Babonye nta kintu bimubwiye, nibwo bongeyeho ko Murorunkwere atwite ikinyendaro cya Seruteganya. Aha rero ryari ihurizo rikomeye cyane kuri Rwabugiri, kubera ko kera cyaraziraga ntabwo nyina w'umwami yashoboraga kubyara. Ubwo rero nibwo bamubwiye ati, ese ko inzoka yizingiye ku gisabo biragenda bite? Rwabugiri yaricaye aratekereza, nibwo yavuze ati, reka ndebe abasaza b'inararibonye maze babashe kungira inama. Nibwo yafashemo batatu barimo Rwakagara, Remera na Rutunganshuro. Abo basaza bamubwiye ko bamwe muri bo bamubwiye ko bagomba kwica inzoka bagakubitana n'igisabo byose bikagendera hamwe. Ariko havamo undi nawe aravuga ati, ntabwo tugomba kumena igisabo, ahubwo tugomba gukanga inzoka, noneho yagera hirya inzoka tukayica. Inzoka rero ahangaha bavugaga ni Seruteganya. Seruteganya akaba yari umugaragu wa Murorunkwere, akaba yari umuhutu w'umutanazi. Aha rero bashaka ko bica Seruteganya gusa, ariko Murorunkwere bakamwihorera. Ariko hakaba hari undi mupango wo kugira ngo bose bagendere hamwe, noneho ibwami havuka ibibazo bikomeye bazabona uburyo bagera ku bwami. Aha rero murumva ko harimo na Rwakagara se wa Kanjogera, akaba ari we sekuru w'umwami Musinga. Aha rero Rwabugiri yashatse kugira ngo amenye neza ko nyina yaba atwite. Nibwo yashatse umuntu ujya kumusuzumira ko nyina yaba atwite. Nta wundi rero yagombaga kohereza uretse Nkoronko, kubera ko Rwabugiri yari yaramwambuye Nkoronko, amutwara aba ari we umugira umugore. Nta kindi rero Nkoronko yagombaga gukorera Murorunkwere na Seruteganya uretse kubacisha umutwe. Yaragiye yemeza ko Murorunkwere atwite. Ubwo rero Rwabugiri niwe yafashe icyemezo cyo kwica nyina
aramusatura maze asanga bamubeshyeye adatwite. Icyo gihe rero hapfuye abantu batari bakeya mu bagiye bagira imipango yo kwicisha Seruteganya na Murorunkwere. Mu baguye aho ngaho hapfuye nyina wa Rutarindwa ariwe Nyiraburunga n'abandi bagore 3 ba Rwabugiri. Rwabugiri yakomeje gutohoza neza maze aza kumenya ko ari imipango bapanze. Nibwo yahise yica Nkoronko, arakomeza yica n'abandi batari bake. Kubera ko Murorunkwere yifuza ko Nyiraburunga ari uzamusimbura ku bugabekazi, ariko ntabwo ariko byaje kugenda kubera ko Abegakazi nabo bari babimaranye imyaka n'imyaka barwaye iyo nzigo. Ubwo rero murumva ko umugambi waje kubapfubana. Mu gitero Rwabugiri yateye muri Uganda, baje kumenya neza ko Rutarindwa ari we ugomba kuzasimbura Rwabugiri. Ubwo rero ntabwo byari bigishobotse kubera ko Rutarindwa nta nyina yari afite. Aho rero byaraboroheye kugira ngo umuhungu wabo Musinga azagera ku butegetsi, kuko bari bamenye ko Kanjogera ari we uzamubera umugabekazi. Ubwo rero Abega bari bagitsinze. Rutarindwa amaze kwima ingoma nta gihe kinini yayimazeho nk'umwaka. Icyo gihe yimanye na Kanjogera, maze ba Nyirarume, Kabare na Ruhinankiko nibwo bakoze kudeta bamutsinda ku Rucunshu. Aho rero niho Kabare yahise afata umuhungu we maze amuzamura hejuru, amwereka rubanda ati mwigira ubwoba, dore umwami wanyu nguyu. Mwigira ubwoba bw'ingoma yahiriye mu nzu, haguma umwami naho ingoma zirabazwa. Nuko abaturage baratuza bayoboka umwami Musinga. Musinga yimye ingoma mu mwaka w'1987. Icyo gihe yari afite imyaka 14. Nyuma yaho gato nibwo Abadage baje mu Rwanda, baza bakurikiwe n'abamisiyoneri b'Abagatolika. Kubibwira ko Musinga yayoboye u Rwanda mu bihe bikomeye ntabwo ari byo, kuko yakundanaga n'Abadage. Abadage bamuhaye ububasha bwose. Bamufashije kurwanya Basebya, Ndungutse na Rukara. Muri make akarere ko mu majyaruguru ntabwo Musinga yigeze akayobora, ndetse n'abandi bami ba mbere ye ntabwo bigeze bayobora cyane mu majyaruguru, kuko hari abantu bari barigometse. Ndetse no mu majyepfo y'Iburengerazuba Abadage bamurekeye kugira ingabo. Umwami yakomeje kugira ingabo, akica agakiza uwo ashaka. Ibyo bikaba bitandukanye n'uko Ababiligi bo babanye n'umwami Musinga. Abazungu b'abamisiyoneri nabo baje bakurikije ibyo Abadage babonaga bakora. Nabo bakundaga Musinga ku buryo no mu mashuri batoneshaga Abatutsi, ndetse no mu iyobokamana wasangaga batonesha Abatutsi. Ugasanga nk'Umuhutu we abazwa ibibazo kugira ngo ahabwe Ukarisitiya ya mbere cyangwa akomezwe, ariko Umututsi we bahitaga bamukomeza cyangwa ahabwa Ukarisitiya cyangwa akabatizwa. Nta bibazo byinshi bamubazaga. Ubwo rero bwari uburyo bwo korohera Abatutsi. Abatutsi bakuze babayeho mu iyobokamana boroherezwa, ariko Abahutu
barabadindizaga cyane bakabavunisha. Ubwo rero ibyo byaje kurangira ubwo Ababiligi bazaga mu Rwanda batsinze Abadage mu ntambara ya mbere y'isi yose. Twabibutsa ko ingabo z'Abadage bari bafite ibigo bibiri, aho bita Ishangi n'aho bita ku Gisenyi. Ibyo rero byaje gutsindwa maze barahunga basubira iwabo mu Budage. Ababiligi bakimara kubirukanaho nibwo baje guhabwa kuyobora u Rwanda, maze bazana amategeko atandukanye cyane n'ayo Abadage bari bafite aho mu Rwanda. Bimwe mu byo Ababiligi bajijije Musinga harimo kuba yarafashije Abadage, akaba yarabafashije mu ntambara ya mbere y'isi yose, ku buryo atifuza ko Ababiligi bakandagira mu gihugu cye. Ibyo rero byaje gutuma banatekereza ko hari Abadage ashobora kuba yarahishe mu Rwanda, ariko ntabwo ariko byari bimeze, ko bagiye bakora iperereza rihagije basanga atari byo. Ikindi, yagiye arwanya iyobokamana kubera ko we yumvaga nta bantu bagomba kuzana imana y'ahandi. Yumvaga ko mu Rwanda bafite imana yabo, ko iyo mana yabo ariyo bagomba kwambaza. Aha rero abaturage n'abandi bantu bo mu bikomangoma no mu muryango w'umwami baje kubona ko Musinga atagifite ijambo, batangira kwiyegereza abihaye Imana n'Ababiligi. Nibwo bamwe batangiye kubatizwa, noneho bitangira gutera ubwoba umwami Musinga. Ibikomangoma byabonaga Musinga nta ngabo agifite. Musinga ntabwo yari akica ngo akize. Musinga nta jambo yari agifite. Babonaga rero ko ububasha bwe bwagabanutse, babona ko mbese nta ngufu agifite mu gihugu. Ubwo rero abandi bahisemo kwegera abo babona bafite ingufu kugira ngo nabo bazabatoneshe. Ababiligi baje gushakisha uburyo bazabona umusimbura. Bagenda babyigaho buhoro buhoro, kubera ko babonaga abateye ikibazo. Bimwe rero mu bibazo yagiye ahura nabyo Musinga, mu mitegekere ye ya nyuma, iyo hari umunyarwanda wagiraga ikibazo akigiranye n'ibwami, yahitaga ahungira ku mumisiyoneri, ahungira mu bihaye Imana, maze abihaye Imana bakamushakira ubuhungiro. Bamufashaga gukemura ikibazo cye. Ubwo rero Musinga byaramubabazaga cyane, kuko nta jambo yabaga agifite ku baturage be. Dore ko Abahutu n'Abatutsi baciriritse bakundaga guhakwa, ariko uwagiraga ikibazo na shebuja yashoboraga kwicwa. Nyuma Ababiligi ibyo bintu babikuyeho, noneho waba ufite ikibazo ukaba wagenda ugahungira ku bihaye Imana, bakagufasha kubona igisubizo. Yaba umwami rero cyangwa ibikomangoma, icyo gihe byahatakarije ingufu, kuko umuntu yashoboraga kuva ku gikomangoma kimwe ukajya guhakwa ahandi. Ibyo bintu rero ntabwo byigeze biba ku Badage cyangwa na mbere yaho. Ni ukuvuga umwami cyangwa igikomangoma cyari kigufiteho ububasha bwose ku kwica cyangwa kugukiza. Muzi ko habayeho n'icyo bita ishiku n'umujishi. Bagendaga baheka umwami cyangwa ibikomangoma cyangwa abandi bakomeye. Ishiku rero kwari uguhinga, bagahingira ubuntu. Aha rero
ku ngoma mu gihe cy'abakoloni b'Ababiligi, umuntu yashobora kuva muri iyo shiku ukirukanka uri umusore ugahita wigira mu ishuri ugatangira kwiga. Icyo gihe wabaga ubonye ubuhungiro, nta muntu washobora kuzangwa kuryo rwara. Ibyo bintu rero byababaje abantu b'ibikomangoma bayoboraga muri icyo gihe. Hari abantu benshi cyane bagiye barokoka gutyo kubera Ababiligi bari bafite ububasha bukomeye. Tariki ya 11 kugera ku ya 13 Nzeri mu 1931, guverineri mukuru wabaga Kongo witwaga Tirikensi yasuye Musenyeri Classe na guverineri Joseph Voisin. niwe waje ngo bigire hamwe uburyo Musinga yazava ku butegetsi. Ku itariki ya 14 Ukwakira 1931 nibwo Kanjogera, umugore utarangwa n'impuhwe, n'umuhungu we Musinga n'abagore be 5 n'abagaragu bamanutse igihiriri babaciye ibwami. Nuko baragenda berekeza i Kamembe. Aho i Kamembe niho bari barabateguriye ko ariho bazaba babaciye ibwami, ariko nabwo bakomeza kubagenzura kubera ko icyo kibazo cyo kuba bari inshuti z'Abadage ntabwo bigeze babashira amakenga. Ku itariki 2 z'Ukwakira mu 1933 nibwo Kanjogera yaje kwitaba Rurema agwa i Kamembe. Mu mwaka w'1939 ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangiraga, Musinga n'inshuti ze bagize ibyishimo byinshi, ariko bamaniye kuba Ababiligi baritaye mu gutwi. Nibwo bafunze Musinga inshuro zirenga 2. Nuko ku itariki ya 18 Kamena 1940 nibwo bamwohereje muri Kongo aho bita Moba. Aho Moba rero niho yaje gupfira mu mwaka wa 1944 muri Mutarama ku itariki 13. Uyu Musinga rero no muri Kongo naho bakomeje kumufunga kubera ko yakomeje kwigira umwami mu gihugu cy'abandi. Ibyo rero byatumye yangwa n'abakongomani bari batuye aho ngaho. Aha rero umuntu akaba yakwanzura avuga ko uyu Musinga na nyina we Kanjogera ni abantu babayeho ari abantu babi cyane mu bwicanyi bw'indengakamere. Nabibutsa ko nka Kanjogera niwe watoboye amaso umugabo bitaga Kayijuka wari umwiru w'ibwami. Musinga we yagiyeho ari igikoresho cy'Abega, kuko Abega ari bo bashaka kwitegekera. Nta kintu rero yigeze akora, ibintu byose byakorwaga na nyina bikakorwa na ba nyirarume. Kanjogera yari umugore utarangwa n'impuhwe. Yari umugore wakundaga guhagurukira ku bana n'inkota. Ibyo bikaba byarabaye kenshi cyane, bikaba byaragiye bivugwa mu mateka yaranze ubugome bwa Kanjogera. Aha rero nabwo twabura kubibutsa ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akomoka muri uwo muryango w'Abakagara. Namwe rero muzajya mwirebera byinshi, kuko Abakagara buri gihe imiyoborere yabo irangwa n'amaraso. Mbaye nshimiye rero abantu bose mwakurikiye iki kiganiro. Naho ubutaha, mugira amahoro.